turasuhuje kongera kwifuriza ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri iki cyumweru, tubabwira ngo icyumweru cyiza, twizere ko abantu bagiye mu misa, abantu bagiye mu materaniro, reka twizere ko mwagize ibihe byiza. Meka bosi ndi kumwe na Valente ndakwakiriye, icyumweru cyiza. Murakoze cyane kandi kuriza abantu abakristo batandukanye, abaporoso, abagatolika, abakristo batandukanye, tubifuriza icyumweru cyiza. Ahubwo burya dukunda kwibagirwa abasilamu, kandi dufite abasilamu b'inshuti zacu cyane burya badukurikira. Umunsi wo kuwa gatanu tuzajya tubibuka Abdara Bicahaga, ndumva ni umukunzi wacu cyane kabisa, reka nawe musuhuze. Hari inshuti zanjye ziba muri Canada, nazo kandi zisuhuze. Abari mu Bugande, abari mu Rwanda by'umwihariko, bose reka tubasuhuze tubikuye ku mutima, n'abumva ikinyarwanda n'abarundi muri rusange, n'abanyamurenge aho baherereye hose ku isi. Abanyamurenge batangiye gucana ku maso, ibibazo byabo batangiye kubisobanukirwa. Abanyamurenge kabisa, reka tubahereze respect kabisa. Harimo bake bagifobagana, ariko abenshi batangiye gucana ku maso, kandi ni ibintu bishimishije cyane kabisa. Yego. Reka rero tubifuza icyumweru cyiza. Abagiye mu misa ya kabiri, numva misa ya mbere isa iba yarangiye, cyangwa se ya gatatu, nawe bibuze kujya muri misa z'umugoroba z'igifaransa n'icyongereza, nabo reka tubifurize icyumweru cyiza muri rusange. Abantu buriya rero biragorana Valente, twifuriza abantu icyumweru cyiza, nyuma ukagaruka ugiye kubabwira amakuru ugiye kubabwira. Umubyeyi yagiye gusenga, afite umwana we yagiye muri RDF, mukanga kwaza ukamubwira ngo kuba yaraye murimbaguriye muri Congo. Rimwe na rimwe abantu ibintu ntabwo biba byoroshye, gusa hari igihe abantu bumva yuko ukunda abantu bapfuye bitewe n'iki, bitewe n'aya makuru. Ntabwo nkunda ko abantu bapfa, ahubwo nkunda ko abantu barabyandika bavuga ati ariko basiriga ibyo abantu bari gupfa, mwebwe muraza mukavuga no kandi tukabona mwishimye. Buriya ishimishijwe no kuba babimenya bagahagarika ikibitera gituma bapfa, kuko kujya mu kindi gihugu ugiye kurenganya abaturage b'ikindi gihugu ntabwo ari ibintu bishimisha, ntabwo ari ibintu bingwa neza kabisa. Babimenye bakabihagarika, ubatuma ahubwo akaba ariwe bashyiraho umunwa, byaba ari byiza cyane kurushaho. Ubwo rero n'ubundi hari wa mwana ukunda kumubona ko yivuga ati n'ubundi ntabwo nje kubarema agatima. Oya rwose ntibamenye ko igituma bapfa ni Kagame uba ushaka imari z'abazungu. Nibamara kubisobanukirwa, izo mfu ntabwo zongera kubaho rwose. Naho batabisobanukirwa bazashira nka bwa bufilime bwo muri Vietnam, babandi Rambo yajyaga yica cyangwa twabonaga mu mafilimi, bazashira uko batazi n'icyo bazize. Yego. Valente rero, nyuma y'ibiganiro wakoze, ndumva n'ejo twarabivuzeho no mu kiganiro cyabanjirije uyu munsi w'ejo, maze gukora ibiganiro byinshi. N'ejo twari hano tuvuga ukuntu RDF M23 wabaye kuri Sambushi bakayikubita cyane bikomeye, ariko bongeye n'ubundi kugaragara andi mafoto za drone za gisirikare ziri mu kazi, n'ubundi abasirikare b'u Rwanda bari kwinjira ku butaka bwa Congo. Ahubwo nabibabwiye uburyo muri ino minsi barimo kubikora, ntabwo Congo irimo kubafotora ngo iteke ibarasa, irabaherekeza kugeza bageze mu birindiro byabo. Ahubwo ngewe nkibaza, buriya inkotanyi zifite umuco wo guhakana. Ntabwo ari twe, niba amafoto abantu babonye RDF M23 barimo kwinjira mu ntuze, barimo kwinjira ku butaka bwa Congo, ni ibintu bigaragara neza cyane, n'amasura urayabona, urabazuminga ku buryo ushobora no kureba umuntu ukabura kuba ati uyu muntu ni kanaka kabisa, ukaba ari umuntu wawuzi, ushobora kumubona kabisa ukavuga ati ni kanaka. Abantu bari buze kureba kuri thumbnail barebe, babashe kuzuminga neza, barebe ari abantu ko nta muntu bari buze kumenyamo. Nyuma y'uko rero bapfuye, babice ku bwinshi, ku gitero barimo bategura cyo kurasa ingoma. Mu by'ukuri cyari igitero simusiga araza Nyiragongo, bari bamaze kwakira imbunda iremereye cyane bitegura kurasa za ngoma. Hapfuye abasirikare benshi. Kino cyumweru FARDC na Wazalendo CMC bahitanye abantu benshi cyane kabisa, bahitanye abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa M23. Kubw'ibyo ngibyo bari bakeneye backup,
backup rero bayibonye, izindi ngabo zamaje kwinjira tayari, drone yabafotoye, drone yabaherekeje, amavideo arahari, amafoto aragaragara. Mu minsi yashize bari batangiye gucukura indake, noneho bari barimo kwinjira banyuze mu ndake. Ubu rero noneho kuri ino nshuro binjiye ku mugaragaro, abantu bose babireba. Ubwo rero ku ruhande rw'u Rwanda barabihakana ati ntibari muri Congo, ntibari hehe, babavuza nduru babo nabo bakabiza amatereka reka ntabwo bari muri Congo. Ariko noneho iyi saha bimaze kugaragara, amafoto ni menshi, amasura aragaragara, amazina y'abantu, ibirangantego by'intuze bya RDF biragaragara kabisa, biba byambaye. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga byo guhishira. Ntabwo ari ibintu by'ibanga bikiri byo guhishira. Inkotanyi sinzi zifite umuco wo guhakana no ku bintu bigaragara. Hari umuntu twigeze dukorana ikiganiro, Mwemayire, numva avuze ijambo rimwe ati ngo nubwo ngo yavuze gute, nubwo ngo wafata baguye mu mutiba, ngo ntabwo bashobora kwemera ko baguye mu mutiba, bavuga ngo uko banyereye. Ni abantu bafite umuco wo guhakana kabisa, biteye ubwoba, kandi ibimenyetso bigaragaza neza ko bibaze nk'abantu bari guhakana ko batari muri Mozambique. Barabihakana ati ntibari muri Mozambique, ati reka reka, ati niyo Campo Delgado, ati hari n'ingabo zacu nkeya cyane. Hari umushefu wigeze utuyobora muri classe kera, ndamusuhuje, uwo aba muri Zambia ngira ngo. Uwo mushefu rero rimwe iyo mwarimu yinjiraga akabura impuzu yo gusibisha, icya gipapuro cya kintu cyo gusibisha, igishifo cyo gusibisha, yajyaga atafata umupira w'uwo mushefu akaba ariwo asibisha ntuze taburo. Noneho umushefu rimwe uwo mwarimu araza asibisha umupira, baravuga ati reka reka, ati ntabwo nkiri shefu, atavuga n'izina rye ntabwo narivuga hano, naryo ararihakana. Mutamushyiraho n'undi muntu rwose, ati reka reka, nta muntu uwo nguwo, reka reka reka, n'izina rye ararihakana rwose. Yabivuganye umujinya na mwarimu ari aho ngaho. N'inkotanyi rero nuko zimeze, mu bintu biri kubera Mozambique, hari kubura gato nabo bahakane yuko na Cabo Delgado aho ibintu bibageze. Ni abantu rero bafite umuco wo guhakana, kandi ibimenyetso biragaragara. Abana barimo kwinjira, abana b'abasore bato cyane bo mu myaka 20-25 nabo bagiye gufumbira ubutaka bwa Congo. Twaba tubabwira ibintu rero biteye isoni, biteye n'ikimwaro. Batangiye gufata ibitaro by'abasivili mu Rwanda, ibitaro bya Kibogora twabibonye, bakabyirukanamo abasivili bakabigira ibya gisirikare. Ni ikigaragaza ko rero muri Congo birakomeye, ntabwo byoroshye, cyane yuko abazungu batari kubashyigikira muri izi ntambara zose. Abazungu bamaze gucika muri bice bibiri. Hari abari ku ruhande Congo, Tshisekedi yakoze ibishoboka byose arabaryanisha nabo ubwabo. Tshisekedi ari kubaka imbaraga ziwe abikesheje mu gucamo abazungu ibice bibiri. Turi kubona Abongereza, Ababiligi, tukabona na BRICS, kandi BRICS ifite umubare munini cyane w'abaturage, ufite n'imbaraga zikomeye. South Africa, Uburusiya, Ubuhinde, za Brazil, Turkiya ntabwo twayishyira kure nubwo itaraba umunyamuryango official, ariko ntabwo twayishyira kure. Ariko Tshisekedi ikintu yakoze cyo guca mu isi kabiri ni ikintu gishimishije cyane kabisa ku kijyanye n'iyi ntambara yo muri Congo. Buri wese agomba kudekarara ku ruhande ari. Ikibazo dusigaranye n'aba Bafaransa basa nk'ibintu batarabyumva, ariko igihamya kiragaragara, ibihamya biragaragara yuko RDF mu 21 ntabwo iteze kuva muri Congo, ntabwo bishoboka. Kubera iki? Ekonomi yabo ya feke y'igicupuri bayubakiye muri Congo, kugira ngo uzabakureyo biragoye. Ubundi bufaranga miliyoni 20 z'amadolari babishyura buri kwezi zijya muri Mozambique, ni amafaranga make cyane. Amafaranga yawe nta kintu yakumarira, kuko muri miliyoni 20 z'amadolari nibura miliyoni 10 urazishyira mu ntuze, mu kugura ibikoresho, mu kwishyura ingabo, mu kugira gute, kandi abantu n'abantu bakundira aha. Urebye uburyo Kagame arya amafaranga y'igihugu, ni udufaranga duke cyane. Ikindi kintu cya kabiri navuga, ejo twababwiye abantu 9 harimo abasirikare b'Abanyarwanda 8 na bya byihebe twababwiraga. Abo bantu 9 baje gufatwa nibyo, ariko nyuma yaho bivugwa yuko drone yakomeje gukontorora inuze. Drone yarimo ibaneka, ibari hejuru ibagendaho. Iyo drone yaje kuguma mu kirere cy'ikibuga cya Ntuze cya Goma, biza gufata abandi bantu 3. Abo bantu 3 akaba ari abantu aba IT, akaba aba IT bakoreshwaga muri ibi bintu bijyanye no kuyobya indege.
bakoresha biriya bintu byanuza bya GPS. Nibo bantu rero baba bashinzwe kumenya ati indege iragwa, indege iragira gute, izamaje gutanga rukomanda ko ziri buze ibiki n'ibiki, biriya bintu bakominikana na za radari n'ibiki byose. Rero ku kibuga cy'indege cya Goma harimo rero umugore umwe yamaje gufatwa, wari ayita ukomeye cyane mw'ibyo bintu n'abandi bagabo bo. Noneho hari undi muntu nawe waje gufatwa mw'ibyo bintu byose, uhagarariye ushinzwe ubukungu, niko navuga, wari umupolisi ukomeye cyane. ubwo birumvikana ntabwo washinzwe ubukungu mw'iriya ntara ya Kivu yose utagize Kivu y'amajyaruguru, ngira ngo hari kwa Peter Chirimwami, utari umuntu ukomeye cyane, uri hafi ya ba Peter Chirimwami. Bora bamaje kumufata, nyuma yaho basi bamujyana Goma, abashinzwe ibintu by'ubucukuzi bw'amabuye ibiki n'ibiki, ibintu byose bijyanye n'imari bikorerwa mu biriya bice. Uwo rero nawe yamaje kugira Goma, bivuga ko yagambaniye igihugu, ariko tukaganira n'abakongomani nk'abo ngabo bagambanira igihugu, by'umwihariko muzi ibihe murimo. Icya kabiri ukajya kugambana igihugu uzi ko nibaramuka bagufashe bahita bagukatira urwo gupfa. Ni ibintu rero biteye isoni. Ubwo rero abana b'Abanyarwanda se nababwira iki? By'umwihariko aba muri RDF, aba mu Nkeragutabara, aba mu Badaso, mu gihe cyose kiri muri iyo myambaro yitwa ngo ishinzwe iby'imitekano, rwose uri umukandida w'urupfu ku butaka bwa Kongo, isaha n'isaha uzapfa kabisa. Kandi amafoto arimo kubagaragaza, nubwo abategetsi banyu babihakana, ariko iyi saha aho tekinoloji igeze, ko ndumva inkotanyi zo zacyari kurwana za ntambara zo muri 19, zo muri 1987 bakiyita Inyenzi, nizo ntambara bakiri kurwana nazo. Ubwo rero nibakomeza kubihakana muzapfa, ubwo nyine Kongo izajya babara nk'abaturage nyine bayo bapfuye bazize ziriya ntambara zose, nta kundi byagenda. Ni ikiro nabivugaho. Abana bo nibaca ubwenge, ntabwo nishimira ko bapfa, nishimira ko baca ubwenge hagacika izo mpamvu zituma bapfa kandi bapfira ubusa hejuru y'inda y'umuntu umwe, n'abamaze ibihugu bavomerera umunsi ku wundi. Nibaca no ku maso rero bagira ubwenge. uko bimeze. Reka twizere ko igihe kizagera ibi bintu bikarangira. Oya, nibitarangira bizabarangiza. Bigomba guhagarara bikarangira, cyangwa se bizabarangiza kugeza ubwo abana bazajya bumva kujya mu gisirikare cy'u Rwanda RDF bakirukanka. Ubwo bushomeri bubarye mu bwihanganira, ariko mu gihe muri kumva ati RDF habaye rekrutoma za RDF, nimwiruke, nta kiza kikiyemo rwose. Marante rero ku munsi w'ejo ngire nyambe mbonye inkuru umukecuru w'imyaka 66 w'umucikacumu witwa Nduwamungu Pauline yaciwe umutwe ngo n'abantu bataramenyekana, ariko harabatawe muri yombi. Abantu bataramenyekana ngo ariko babiri muri bo ngo bamaze kugerayo. Inkuru nayibonye kuri BTN, ariko iyo ngiyo ntabwo igomba kuba ariyo nkuru, kuba umuntu yaraciwe umutwe. Ikintu tugomba kujywa nkaho undi wavuze ngo ngiye abonye ngagakotanyi ngo kabunaze ngarabyina cyane. Oya, njye ntabwo ari ibyo, ntabwo nishimiye urwo rupfu rw'uwo mubyeyi. Wenda yari afite abana, yararega, yari afite abuzukuru, yari akeneye ko bakura akabareba. Ntabwo nishimiye urupfu rw'uwo mubyeyi, ahubwo ikintu dushaka kwibandaho ni kimwe, imibanire tugomba kwita ku kintu kimwe, ariko ikintu tuzakora na analize tukakireba, imibanire y'inkotanyi n'abacikacumu nyuma ya 1994 babanye bate, bakoreshejwe bate, kuko abacikacumu barakoreshejwe. Ndagira abantu twibukiranye, abantu twakuriye mu byaro, iyo byashyikaga mu gihe cyo kwibuka habaga hari ingo z'abacikacumu tujya kumutuma bari kuzitera amabuye nijoro. Izo ngo z'abacikacumu bagahuza cyane, bakavuza induru, bakavuga ati abahutu baragarutse, interahamwe ziratwishe, ibiki n'ibiki. Muri karitsiye hakabamo akajagari gateye ubwoba. Ni ibintu rero byakunze kubaho cyane, cyangwa se ugasanga tugeze mu kwezi kwa 4 tugaza twumva ngo ni inkuru nyinshi dukunda kumva bigeze mu kwezi kwa 4, twumva ati ngo inka y'umucikacumu bazitemaguye, umucikacumu bagiye baramutemerera intoki, bamugira gute. Ugasanga byabaye inkuru mu gihe hari undi munyarwanda nawe byabayeho the same, ariko ugasanga nta cyabaye, bigasanga byari bikwiye ko uwo munyarwanda wundi we kagomba kubikorera. So ikiba cyabaye rero hariya hantu, tugomba kwibanda ku mibanire y'abacikacumu n'inkotanyi nyuma ya 1994 uko bakoreshejwe. Ese aba bacikacumu na nyuma y'inkotanyi bazafatwa bate? Uziko bira bintu bya gacaca, hari abantu
abagabo bashinzwe gufata ku ngufu kandi nta kintu bigeze bakora. Byarabaye kabisa ati umuntu yafashe ku ngufu muri 1994, ariko nk'uwo muntu yavuga ati ndaguhereza 100 n'ubuceceke, ugasanga arabicecetse. Ni kesi nyinshi cyane abacikacumu bagiye bakoreshwa mu bintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Niki sinibaza ku rupfu rw'uwo mubyeyi, njye ndi kwishaka kwibanda ku mibanire y'inkotanyi n'abacikacumu, uburyo bakoreshwa. Ese bakoreshejwe gute? Ese nyuma y'uko inkotanyi zizavaho aba bacikacumu ibyabo bizagenda bite? Hari abacikacumu bakoreshejwe mu kwambura imitungo y'abandi bantu b'abahutu, bakabakoresha bakabashinja ibyaha, bakabashinja ibiki kugira ngo bagwatire ibintu byabo. Ni ibintu byinshi byabaye hagati aho ngaho, bacikacumu n'abahutu biki n'ibiki, gacaca byo byinjiramo biba induru nyinshi cyane. Izi kesi nk'izi ngizi iyo zivutse kuri njyewe nzigendera kure, bitewe n'iki? Mu myaka iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere, reka twitege andi makuru atandukanye n'ay'itangazamakuru bitubwira. Kubera iki tutizera itangazamakuru rya RPF Inkotanyi? Mama Rwagasabo azatubwira ibintu, ariko nituza hano tubikritike ntitubyumve kimwe. Radio Rwanda tubwira ibintu, nituza hano tubikritike ntitubyumve. Kubera iki? Inkotanyi zatumenyereje ko ari abanyakinyoma, ntabwo ari abantu bigeze batubwiza ukuri. Ikintu cyose batubwiye tugifata mbere isi, tugihinduza tukagishyira mu yindi soko. Ntabwo ari abantu bavuga ukuri. Yaba ari abantu batumenyereje ukuri bakabaye batubwira ibintu tukabifata uko bitubwiye, ariko ni abanyakinyoma, ntabwo tugomba kubizera. Niyo mpamvu iyi nkuru y'umukecuru rero none ntabwo ndi gushaka kuyinjiramo, ndashaka kuyinjiramo nyuma y'igihe kanaka, tumaze kureba nyuma y'amarido byari bihishe. Ese abo ngabo babiri bafashwe ni bande? Ndabo kwanda amazina yabo ntabwo ari baba Habyarimana n'abandi dukeneye urumva byabura. Izi nkuru rero ziba ziduhishiye byinshi, nk'uko muri iyo bigeze mu kwezi kwa kane usanga bari kutubwira ati intoki zatemwe, inka zatemwe, ihene zibwe, ngo hari ingo z'abacikacumu zirara ziterwa amabuye, ibiki n'ibiki. Wakora iperereza ugasanga ni ba nyir'ubwite babyikorera. Icyo gice kirimo RDF, icyo gice kirimo abapolisi, icyo gice kirimo ibiki n'ibiki. Ni amanyanga menshi cyane akorwa hano imbere mu gihugu mu bintu bijyanye n'ibyo by'abacikacumu n'ibiki n'ibiki. Reka turebe nyuma y'amarido hazatubwira iki, bizagenda bite, tuzayishubirirwa iki. None ntacyo nabivuga, ariko umubano w'abacikacumu n'inkotanyi nidushaka tuzabigira ikiganiro tubirebeho. Niturangiza tuzarebe abacikacumu bazabana bate mu gihe inkotanyi zitakiri ku butegetsi n'abandi banyarwanda. Reka mbivuge gutyo. Ubwo rero reka tugera ko hari n'abacikacumu b'imfura, ntaza kwibanda gutyo bagiye ngo harabona nagize. Hari abandi b'imfura rwose batinyitse baravuga ati kanaka yarandokuye muri ibi bihe, reka mufashe nanjye ngeze aho ngeze, reka mufashe, reka ngere gute, akamwitura iyo neza. Barahari, ariko abagizwe ibikoresho nimuterwe ikimwaro n'ibyabaye kabisa. Munatangira munasaba imbabazi, dutangire twiyunge hakiri kare mu gihe twitegura kwinjira mu Rwanda rushya. Nicyo rero nabivuga. Nabonye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ati buriya hari umuntu umwe bashaka, usibye ko iyo bamushaka nawe ajyana n'abandi nk'ijana, ntabwo bari gucuruza. Dukeneye brand sense, tuzareba uko byifashe. Ibi abanyamakuru byo mu Rwanda ntabwo byo kwizera inkuru badutangaje. Turi imbere bunguri ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ni abanyakinyoma barya abantu rwose. Naraje hano nkajya mbwira abantu nti nyamara mu nda y'ingoma birimo biratugura, nyamara mu nda y'ingoma ntabwo bimeze neza, nyamara mu nda y'ingoma biracika. Abantu bati ni ingengabitekerezo, bati ni bya bindi byawe. Ejo bundi njye kubona numva utuzi twamuza turimo turadekoroza muri izo ngizo za Canada, ngaho mu Budage, ngaho imbere mu gihugu, ngaho abana ngo bagiye mu birori ngo by'amaniverseri bakagwa muri wese, ngaho ngo byagenze bite. Si ibyo gusa, nabonye ubuyobozi bw'ikinyamakuru bwiza cyandika kivuga kiti umuntu wacu yarabuze, yarashimuswe, cyandikira RIB mudufashe kumushaka. Kandi si uwa mbere, kandi nabwo muri iki gihe ntabwo ari ibintu bya kera. Ibi bintu nanjye nabibwiye igisobanuro, nagira ngo mbivubatse. Ibi bintu birasobanura iki? Hari ikintu ibifowagane bakunda kwitiranya, akenshi birambabaza iyo barimo kwishimira urupfu rw'umuntu wapfuye ngo ntiyavugaga rumwe na leta. Umuntu yashimuswe ugasanga ati byari ngombwa ko ashimutwa, ntiyavugaga rumwe na leta. Bakibagirwa yuko nyuma y'uko abo bose bazashimutwa yuko nabo aribo bazakurikira. Ntabwo
RPF uburyo ibayeho iyo uyitegereje ibayeho nk'abantu bigura kwa Sekibi, ibayeho nk'abantu bigura kwa Sekibi. Ntabwo rero babaho badatanga ibitambo. Nimushake mubakorere mubagirire bya bindi bya hahandi mubibakuremo mugire gute, byanze bikunze namwe izabihemba kubica cyangwa se kubashimuta. Reka twizere ko umunyamakuru azaboneka, cyane ko yakoraga mu murindi wabo. Haramutse abuze nanone, hari benshi yishimiye ko babuze, atigeze yifuza no kuvuganira. Reka twizere yuko ntabwo twamuririra Kamemu, ntabwo twamuririra. Ubwo rero abantu nibige kubana n'abandi neza. Agahinda ka mugenzi wawe ntikakubere ibyishimo. Twifatikanye twese mu kababaro ka mugenzi wacu. Kuba rero abantu bo mu ngoma barimo gukoranamo ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye kubera iki? Wibuke yuko iyi saha abantu bacanye ku maso. Abantu bose bacanye ku maso. Uragira ngo uvuge ikintu, ugasanga hari ibinyamakuru birenga 100 bigomba kukunyomoza. Iyo ibinyamakuru birenga 100 bikunyomoje, ibinyamakuru birenze 100 bikunyomoje, wowe utakuhinduka umunyacyaha. Ukunyine utinduka umunyakinyoma. Niba twebwe abayitubazi tudashitavuga rumwe na FPR Inkotanyi, tugaje amafuti yayikora, twebwe tukunyumuje turenga 5, wowe bivuze urubu. FPR Inkotanyi ntabikoreba neza, aravuga ati reka ikinyoma cyawe wagipanze nabi, ntabwo kutabikindi. Kandi Kagame yababwiye ati nyabuneka nkazagutuma kujya kwica umuntu, ntabwo uzaza gutwara izina ryanjye. Ni Kagame wampi ati oya, ati nabona ngo mbonye nzakwicira. Ibintu yavuze rero ntabwo yakinaga Kagame. Niba ngombwa nzakwiyicira. Hari igihe iyo tubabwiye bagira mu ntumbe ye, burya nawe yababwiye ibintu, hari igihe bayumva avuga batavuga rumwe na FPR, bakirengagiza ko ari we ari kubwira, akari barimo kubwira bicayemo hari. Urumva rero abantu rero ni bumva imvugo za Kagame, cyane yuko nawe ageze mu marembera. Ikintu rwose kirimo hariya, twabonye atangira kuvuga ngo hari abantu ngo baturi kwikana arangiye ngo bakaza kumbwira amategeko yuko ngo ngomba kuyobora, ariko harimo baramutoga. Agitangira kuvuza induru gutyo, aferi iba yarangiye mu bazungu rwose, iba yarangiye. Ibyo wakisazamo byose, nkunda kubeza urugero rwa Moya abazungu bamubwiraga gutyo akanabakubita, ureke n'ubunguzana n'amagambo n'abatinya kubi. Nta muntu umunyabwoba wo kwisi. Ntabwo watungwa no kwica abantu, utungwe no kwirirwa bakanga, utungwe no kwirirwa ukangisha abantu amagereza n'ibiki. Ntabwo byakunda ngo urambe ku butegetsi. Ushobora kuramba akora inyungu agufitemo, ariko byanze bikunze ugomba kurangira nabi. Kagame ko nawe yatangiye kuvuza induru gutyo, mu banyamahanga nuko nyine bari kumubwira ko ngatereka nda uri gukora ibyo tutagutumye, ugomba gupfa, ugomba kuvaho, ugomba gufungwa. Ibyo abazungu bari kumubwira hari nibyo ari kuza akakubwira ibifobagane byiwe. Wabyise ibifobagane, ubona abantu bameze nk'ibifobagane. Izo mvugo ni za Kagame, ntabwo ari za ubwo rero ibifobagane nkuko sobuja navuga sobuja bavuga sebuja simbizi, nkuko yabibabwiye ati muri bifobagane mwiyakire nyine nk'ibifobagane nyine, kuko ntimutekereze. Yarabakoresheje, nyuma yo kubakoresha atangiye kubajugunya, kandi kuko nyine akeneye gusibanganya ibimenyetso, agashaka abantu bazamuvamo. Irangira ry'ingoma rero rimuri rigaragaza, kuko sebuja wabo bazungu kumubwira ati va muri Kongo, Abongereza ati va muri Kongo, isi yose kumuvugiriza induru bihehe. Hageze hose nta kijya mu manama. Tekereza Kagame wajyaga muri Mozambique, isa ntashobora kuhakandagira, ntashobora gukandagira mu Bugande, ntashobora gukandagira mu Burundi, ntashobora gukandagira muri Kongo ho nuguhita bicisha umuntu ibuye. Binashoboka ntanabirota. Hari ibihugu byinshi Kagame yamaze kubikizira, byinshi cyane yamaze kubikizira. Ntashobora gukandagira muri Loni. Ntuze biriya bintu byavuze byakora gufone yabigiye muri kimaro cyinshi, kuko yarabaje kuzikeneka kuvugana na Gisekedi. Yari diru amafaranga amaze gushora mu kuvugana na Gisekedi, yagaburira u Rwanda imyaka 5. Ni menshi cyane, ariko byaranze. Iyo abazungu barimo kumukanda ya ntuze nyine y'ubugabo, nawe atazagata kandi bifobagana. Nuko bigenda ntajya ngo hari ikindi kibyinshi nyuma. Umuntu arimo ararangira, umuntu ageze ku muteremuko, nta kintu gisigaye.
igisigaye ni ugutera bagakubita hasi pa ibintu bigasandara bagahomboka burundu. Nta gisigaye ko ibi bintu ndi kubabwira Kagame by'amarira yiwe yarabitangaje muri rukerera ati abazungu bamumereye nabi barimo kumubwira ati ibintu ukora sibyo yo buri gihugu gutya none bigeze ku rwego ibanga ririmo bigeze ku rwego yuko batagiye kumutegeka gusubiramo amatora ya matora yandi bitoresheje magana arindwi ku ijana batangiye kumutegeka yuko agomba kuyasubiramo. Ubwo rero agahinda ni kenshi cyane mu gatsiko iyo ibintu birimo kubira kurya bariya abana baraza bakavuga ibyo bashaka bazi ko bari gushimagiza ingoma kumbe ntabwo bazi ko kubera ko ntabwo bazi ko mwimbere hariya mu rugwiro ibintu birimo kubira ahantu muri mumamuzi ko muri kubashimagiza ahubwo murimo kubatoneka urabona kubasunika mubegereza murimo kurushaho kubaterera ikintu zigisohoka ni ukuvuga ko reka ibifobagana undi ntibitekereza reka mbigira inama se mbigira inama cyangwa mbihorere bishirera ariko n'abana b'u Rwanda bashobora kuzagira umumaro ejo hazaza nta wamenya niba turi ko harokokamo nka babiri bakazaduha ubuhamya bw'uburyo ki bari babanye n'iyi ngoma y'igisote. Inama nabagira ni imwe yonyine mwebwe mukora mu itangazamakuru siko ngo yamaje kuyobora cya kigo kindi nacyo kidafite icyo kizamarira abantu niba bagiye kukubwira amakuru ubu ngubu bari barashatse ukuntu bafunga izi YouTube zose ubona z'abantu b'ibifobagane bandi badatanga umusanzu neza muri FPR buri munsi hagasohoka amatangazo muri RIB bati tuzazifunga ati muzifunge bagahindura content uyu Scoville rero nta kindi kimuzanye Scoville kuzifunga we nukuza agategeka turayifunga ntuyifunga akukubite ntuza hahandi ndoze Scoville kubera yuko Scoville zigifobagana nyine mu bindi nyine nawe wenda platform eshatu zizakomeza zazindi z'abantu z'ababo nazo zizakomeza ariko barabishakishirizagaho inkotanyi zamenya ko umuntu agira utuviews agahita ashobora kukweza ngo adashobora gufata 300-400 ari umwana mutoya content creator wivugira utuntu dusekeje ntabwo bashimisha iyo ngweje zatera imbere usanzwe kandi ibyo ngibyo ntabwo babyifuza ure tugiye gutangira kubona bazifunga bamwe noneho bagiye kubura irengero birushijeho uyu munsi ngiye kujya nzamubwira Valante umunyamakuru wa umuntu wakoreshaga YouTube n'iyi kujya buri birengero Gakaba bigira inama ko bamutazire ngo ni Scoville ya M23 aya nundi ni Scoville ya M23 si oya ni mama ya M23 wundi ngo ni mama ya M23 iryo zina ry'uwundi ni mama ya M23 ubwo rero ivuga tubigira inama cyako bizaza mu bibiri isa ntago rupfa guhuragura ibigambo mubonye mwabonye wa wundi winda nini buryo bamugize wandi w'amabere iyi sasiga yirirwa asigaye yirirwa yotse intoryi n'intuze n'ibishyimbo ejo yaravuze ngo barambwiye ngo sinyongere kwinjira mu miryango y'abandi umve ngo maho zigeze ahubwo se muvuga ku muntu turariya no aho bigeze amatora agomba gusubirwamo bagarekura imfungwa za politike bakarekura ibiki byose bakarasira bakajya hanze bande bose bajyamange bakarekurwa barashidi bande zira mfungwa za politike ba cyuma bose bagomba kujya hanze bamushayidi bakarekurwa nibwo bagomba kugira amahoro niba batabikora uko ingoma yabo yarangiye nawe nta ntuze nta mazu babiri gihe mubwo rero kugira ngo tureko ubuno rubyiruko rurokoke mujye mugenda mwisabira amatangazo byo mugomba kuvuga kapana burabura byo mubonye ndetse nabivugaho kugira ngo ubonye wa mwana wo kuri TikTok avuze turubyiruko tumeze nabi aho bamugeze bamubwira bati sha inkotanyi ntabwo zikunda umuntu uvuga wazanye ivuze ubu se inkotanyi ntabwo zikunda umuntu uvuga ntabwo zishaka umuntu uvuga akantu k'ubwenge ibintu uvuga ubugoryi wicara utuzi naho ibintu byo kuvuga akantu kari mu bwenge ntabwo zibishaka nuko rero nuko bimeze kandi dukomeza twifuriza abantu icyumweru cyiza nyaboneka ngaho dukomeza kugira icyumweru cyiza muryoherwe n'impera za weekend ejo n'akazi turabakunda rero Valante wakoze kubana natwe mu kiganiro yakashimira abakunzi ba Museka Boss nanjye bikuye ku mutima ntabwo ndutegwa kabisa twongere guhura ku munsi w'ejo